uranyishyura cyangwa ntabwo nyishyura? Ntabwo ndi bukwishyura. Nje ntabwo nakukira kuko ubu nta mafaranga nje mfite. Urabyumva neza? Nta mafaranga mfite n'igiciro cy'icumi mfite. Kwishyura urabizi amafaranga najyaga nkwishyura najyaga nyiba ku gikwembe cya mama. None ubu ntacyo mperuka kubona. Uranyishyura nutanyishyura ndakumaramo umwuka. Akungana gabana. Ntabwo wancika none wumva ko Kari yenda kure kandi urabyumva neza? Ntabwo muhagarare. Bana bagabo none urwanira muhanda. Sirakure ko ngutera ko yanjye. Wowe iki? Muhanda abantu b'abagabo. Muhagarare. Kamukubise. Muri murapiki? Pardon, muri gupiki? No turapfa amafaranga. Amafaranga ngaho ubwo. Ibiceri 30. 10 amacumi 2 n'icumi. Aga kumiro nabo. Ibiceri 30. Kare n'amagira inama. Uzana ibintu mufite sibyo? Bibafasha. Hanyuma bako yafasha mubone kurwana. Akira. Dufashe. Dufashe ngukubitira ubugingo. Ntabwo cyane. Oya dufashe ngihereze. Reka nyenzi ndakubita umuntu. Yembo nabitiye nambaye costume wabyarangiye. Ugiye gukubita rwose. Arabyumva neza. Nje nundi munsi nuzongere. Ngurisha inkweto yawe kuko navuye Kigali ngo umurinzi w'ibitoki ko sisters nziza unafite telefone nziza iyi miseri wayinguriye bigena telefone arutse ngenda guha amafaranga dore mfite n'akandi ariko nako gakapu nta kintu kabaye nako amafaranga ngenda nubwo ndo wino mfite amadolari ndakwishyura mu madolari Tamadari? Urayama? Wenda yaguhera hamwe nizo ndebe. Ubundi ibi nibyo abastari. Dere naga telefone. Nibyo abastari nkatwe sheri wa mama gara. Ndayaguha. Ramagahe. Ndayaguha subu ntabwo ukeneye kujya no mu mujyi. Dere naga telefone. Nayaguhera hamwe ngiye ari kurabizi ko Kigali tuba dufite amadolari. Nyine buretse kubika abantu nyishure. Ahubwo wereka mubwire. Urugo ni hano. Ngiye kugenda nkuzana amadolari, mu madolari. Burazigiriye ngwate. Nyizere. Ndahita nyazana. Bavuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Reba ukuntu nsa ndahita nyazana bawicaye. Ariko nawe usa nk'umuzungu. Bawicaye hano ngenda ndahita muzana amadolari. Iminota ingahe? Baragato ndahita ngaruka. Bawicaye hano nari nicaye. Garafure ngaje. Wambuke. Ndahita ngaruka. Karanya mbaricaye. Wahabanye. Reba. Icara gato. Rwose kamenya nicaye. Garafure ntumbeshye rwose. Ubambuke. Ariko mbona bite ntabwo ureba ibintu ukoze reba ukuntu ngize urankubise umvushira amaraso telefone yanjye ndayibuze wabizi turibwe kandi umva kanyenzi reka mubwize ukuri mbere kose ubundi iyo tujya kurwana ubundi dufite bira bintu byacu ira telefone yawe n'akapu kanjye urabizi nanjye mbuze ira telefone zikira telefone bura nubwo nakwemeraga he yamere nayo namwibye ngenda nimvira radio ubu singiye ntabwo iri ya garafure nanjye ntabwo yari yanjye ariko none reba urayimeniye baranayitwaye ubundi rikote ryanjye naryambaye ari gihe mura nibaza ari nyigiye mura n'umujyi urabyumva neza gabanya imikino uramuginga nitumufata araza kwicuza ureba ukuntu wangize karaga ko ningafata ndakazinga batagata muri jarara shamba bariraho rwose banyenze bakanyenze urano ureba iyo tuza kurwana twabifashe bira bintu byacu ntabwo tuba tugiye ariko twarwanye ubwambere wankubise iriya telefone itekubita iramenya wari wari ukumura ikibazo cyo kwishyuza ariko urabizi wari wambwiye ngo duserere kubera ko amafaranga nari mfite yawe none se ubundi reba ukuntu no mwemwe muravuga ngo aya twebwe nyine twavuye ahantu biti Muhanga kure twaje n'amaguru wakazi nari ngiye gufata marine ngamwe zigwanira mu Muhanga nukure ko Imana mwebwe nyine iko rero nkubwiza ukwiye ubu twe twahuye n'ibibazo nari ngiye gufata marine ngamwe zigwanira mu Muhanga sibwo dena nanga muri kurwana ntabwo ari rwose watwibiye telefone turabizi hari ubwo rero watwibiye telefone ndimo ndatoragura amabuye oya murabona na mwenda ni wakazi uri umusirikare uri umusirikare ngende gusekana namwe oya ngende gusekana namwe oya ngende gusekana namwe kwitemberera gareka nje gufata marine nkamwe zigwanira mu Muhanda uri n'umusirikare rwose nje narije kubafata buri uno mwenda murawubona ni wakazi watubabariye ariko watubabariye kuko hari ikibazo
Tubabariye rwose. Abare twigeze. kagende ibyanyu ndaza kubisubiramo ko naza akajagari muki Kuri kw'Imana ntabwo ariho rwose watwige telefone. ibyanyu birasubirwamo gereka nkwereka rwose ahantu twaturutse ariko reka mbabaza Twazitaye. nta gasore karekare gutya k'inzobe gafite umusatsi usa nk'ahantu hasi nta mpamvu Aba nuko umusore muremure ufite umubiri wagira ngo ni iki abantu bose tugeze tumubona kanduhuke hana ngibwo ntibiransaba imbabazi di nabonaga ndi umusirikare ati ikote naryo rinkorera umuti rwose ntabwo bazi ko nanjye bayinyibye ariko uriya muvuna mwetu umufashe namukorera iki buriya ubona ngo arankura ku nyama nari nzi ko iri joro ndi burya inyama none ariko kagende ikote kazajya rinkorera akazi ndetse shano basubona abafanda n'umutwe yaraduhitanye. Ariko mani agasika kanega batubwira k'inzobe. Gafite umusatsi wajyana urwirw'umurima. umutwe we urasa n'umusatsi ariko hano Akora gari we bavugaga w'inzobe. mani ngiye mvuye keje nibwo nyigere na Wahita duhamagara Fadi. ntabwo mfite bono ndi guteza izo boro Boro zimeze mfite amafaranga se nyuma ariko urayizi iyi marike byoroshye amafaranga amafaranga arahari mani mufite amafaranga turayafite batweretse. nze muyanyereye Kara kapuse kari keza. zana mande ibi ni iki gikapu mande cyangwa iramande undi si umuntu wababwiye ngo ndi inzobe mu nge zana iyo telefone twongeye turebe Umusirikare uciye ahangaha. Atuye tubona umuntu w'inzobe muremure ufite abasirikare n'abasitari ntabwo tuba tuziranye mani ntabwo tuba tureka ariko ahubwo ngewe buriya afande tuba dufitanye na bifu ubundi afande n'umurokore njye nta nubwo tujya duhuza nta afande nta n'umurokore ntabwo tukigusa nshaka kwasi mande cyane hino barayambwiye afande mwana baye